Yongeye kwiriwe. Ceceka nawe uguha ijambo. Ariko se ngara wabaye gute? Umuntu ushinzwe umutekano wajya umenya ko twasuwe n'abayobozi b'akagari. Twakakira agoronome akagira icyo tugezaho. Ibaze nazi nuko witwa. Ni goronome uri yakingira inka mu kibuno. Bayobozi none se niki ariko wajya uceceka ko ushinzwe umutekano muri aka kagari wajya ureka guhungabanya umutekano. Ushobora kumpa ijambo ntawe ndaha ijambo hano. Mwiriwe mwese. Mwiriwe amahoro komera. Kituzanye hano rero no kugira ngo twungurane ibitekerezo tubashe no kuyobora umudugudu wacu kandi mu buryo bukwiye. Yego. Hari amakosa tuyakosore twinenge tugiye gute kugira ngo buriya mu buyobozi umudugudu niwe wa mbere. Yego muyobozi. Muri kumva? Biva mu mudugudu. Harimo n'ibyigomeke. Ceceka wa mugabo. Hari ibyigomeke. Biva mu mudugudu nabyo bijya hejuru. Yego. Ariyo mpamvu rero tugomba kwinegura cyangwa se tukareba igikwiye. Madamu Rebeka umuyobozi urabyumva ute? Urakoze cyane nago ndi bujye kure y'ibyo uvuze. Ariko mbere byose ndabanza kubanenga. Ngarani ndakubwiye ko umuyobozi w'akagari ari kuvuga mudugudu avuga. Ahubwo se amafaranga y'amasaha bazi. Hanega abaturage banje mureke kuba twarahuti kuko imfashanyo batanze nta numwe yigeze igeraho. Ceceka. Muri sangahe wo? Reba ibintu wambaye. Ntabwo ushobora kumenya isaha uzazira ahangaha. Ukubitira umugore wawe mu rugo uje no kumukubitira ahangaha. Ntabwo nshobora kumukubita ngewe umugore wanjye ntabwo njya mukubita. Ndashaka ibintu byose tubyige. Ukiva akantu ko gukubita. No mugabo iyo baze araninyarira uyu ngo ahita yinyarira. Ahubwo ijambo. Ariko uzi ko ndi umuyobozi. Nta nubwaraye mu rugo. Ibaza nk'ibintu mufite. Ibaze niba giye natumije inama y'akagari kugira ngo muze nk'abayobozi tuvugane. Ariko hari n'abayobozi birukana nta discipline. Umuntu w'umuyobozi umutwara se yinyarira. Ngaho mubaza. Ubu se arabana n'inyarira. Uyu munsi ndabeguza mwese. Bose baveho. Shaka utubije tugiye kwigaho. Itariki ari kwigira kuri yabura n'igitaha mugore wacu aragifuruza. Ubu kwigira guca mugore bawe aragufuruza. Tukwa kane. Yari inyarira. Umuntu umuyobozi. Bukiye bwaho. Waje kuvuga ikibazo kiri mu rugo. None se umuyobozi ndakuba mu cyubahiro cyane. Uzayobora abandi iwawe utabashije kwiyobora. Utabasha no kwiba. Ibyo bintu rwose byabayeho bamenaho inzoga mu kabari ntago nari ninyariye. Rwose navuye ku kabari. Abari ntago bahaye ijambo. Kandi ijambo turihorana muyobozi. Ese ndamusetetse mu rwanjye wamaze icyanga. Mwarajya muri ikinyabupfura. Ariko mwaretse nkavuga ko ninjye bahaye ijambo. Tukavuga ububwa bwa. Ninjye bahaye ijambo. Buretse tuvuga ububwa bwa. Yewe aba bayobozi bose ngiye abaturage bara. Kandi rishyari ryanyu nabafite ibibazo bingahe bitanu muyobo aba bantu bangirira ishyari hano muri uyu mudugudu wose ubona abantu barankunda abaturage usanga iyo ngeze no ku kabari bangurira inzoga ariko aba bose ntibamuru bagure no mpamvu bari kubatangiye barabesha inzoga yamenetseho hano ndi kunywa barangije babona natose hano barangije baravuga ngo ninyari gore bigihemba namaniki umugore wanjye rero kambabwira uyu mudamu wanjye kibazo arankunda tubwiye ikibazo ufite abana be banarwaye bwaki kugira ngo byemere n'abawe bureke babwire araza nzamutahaniye n'akantu ko kurya rwose ntamuzanira n'akantu Dekura ndavuga ngo usohore niba umuyobozi avuze ngo iki aravuze ngo ceceka ndaceceka ceceka aho ngaho rero ariko nta munyerondo urahora mfite ibibazo nka bitanu ariko nabibabwiye mwanze kubyumva ari turuka mu buriri kubera ko ariko na ari agakobwa kari ahepfo uriya mukobwa umukobwa yanzaniye ibibazo bitanu narabikemuye byose narabikemuye ibibazo byose narabikemuye n'undi nasanze mu buriri bwanjye wumvise buretse none ngo n'amatura baje mugabo ikiduteranyirije hano sibyo ntago ari ukurwana ntago ari imirwano cyangwa n'iki sibyo ni ukugira ngo dukemure ibibazo byacu dufite ubwacu hano kugira ngo tubashe no kuyobora abaturage koma mashido bafite imitima mibi bafite abo yicariye ucakabona uyu mudugudu urimo amakimbirane
nanjye uhagarariye abandi bayobozi turi mu rwego rumwe nanjye ibintu byarayobeye ubundi uzajya wirirwa nukira abantu nk'uko mubibona hano rero namwe mwirebeye bose ibyo biba mu midugudu yacu dufite ibibazo byihariye iwacu mu midugudu ariko n'abayobozi ntabwo turi shyashya nose nuri shyashya nyine dore nk'umugabo tirete washyize oya ntabwo ari byo mpamvu udavuga ibi ni ibintu by'umugabo mbere na mbere mubanze mu mugurira imyenda ntabwo bari shyashya ntabwo bari shyashya ni ukuvuga ngo iyo uvuze ku by'imyenda muzi ko ntabwo duhembwa ariko nanone siyo mpamvu cyo kibazo uyu mugabo Deni wenda mubona yarananiranye pe doreba kandi ishyari ryanyu reba kuno hagati y'amaguru umuntu w'ubuyobozi dore pano yashitse reba ikote nambaye urebe n'abagabo niko gihari niko gihari babanze bambaye ibintu bifite hagati y'amaguru nijyo ikote yatiriye oya nuko muyobo ntago wakwambara wareka kwambara zigezweho uri umuyobozi dore ibintu bambaye ibi ni ibintu byo kwa doreba s'il vous plaît mu ndebe ibi ni ibintu ariko ibi ni ibintu umve mbabwiye umve mbabwiye ibaza umuyobozi w'ikigage ko wa mugabo w'ikigage munama ndende ko bakubwiye ko bazana ikabutura umuntu w'ubuyobozi baza wambaye ikabutura ariko mwanunguye bagutunga nta telefone ugira wowe ntabwo nawereje message oya ariko sanga muri ibibazo dufite mfite ibibazo nka bitanu nshaka kubabaza ibibazo nka bitanu kimwe bari busubize no okay ibibazo nka bitanu ibibazo bya bitanu haguruka muceceke tumwumve nyakubahwa agronome ntabwo ni agronome ninde ndigitifu nyakubahwa gira niba uvuze agronome ntabwo ari agronome n'igi nyakubahwa oya mugabo ntabwo umunyana ibibazo bitanu birarangiye haguruka ibibazo bitanu birarangiye dufite ikibazo mu mudugudu c'abantu banduye sida abantu banduye sida ntabwo babone binini dore nguyu ni Deni dore uyu muhungu yaranduye none yirirwa ari kubogabogabogaboga mu mudugudu so muri yarwaye igicuri ari mu kasebare mwambuye ijambo ndashaka ijambo Deni namo bisubire mu muti kuvuga ijambo niyo mudashaka kumbivuga mu genda ku murongo nta muntu ushaka ngo ceceka ngewe mvuge ijambo oya hari ibindi bibazo ceceka aravuga ceceka muyobo ngewe ngize imana nk'abayobozi b'akagari muraje mumfashe aba bantu bangirira ishyari kubera amazu mfite bakomeza kungirira ishyari iby'amazu ntabwo tubigenda turashaka iby'amazu mu buzima bwawe bwite turashaka imyitwarire ya kwinyarira uri umuntu w'umugabo udafata umugore wawe neza urana ninyariye koko barabeshya ahubwo kubera ko inzoga yamenetseho mu kabari ntaha wa mugabo ndataha n'amafoto ya raporo n'amafoto y'umudugudu kugira ngo urumva muyobo nanjye ufotore rwose batazavuga ngo ntago nisobanuye neza muyobozi hanyuma rero n'abaturage batanu mu isibo yawe bose bamaze kugiragira inka nta numwe nshobora kwakana na ruswa ngo babone kubona inka bose bafite girinka uyu mugabo bose barazitura bambwiye yuko umuntu uje kwaka icyangombwa cyo mu isibo imitanya rwose amafaranga y'ikaramu y'umuti aba ni aba bayobozi barambeshya n'indamuka nzanye ibimenyetso tugufunge umva mumfunge icyo kora umva shari bibahe mubabwire ukuntu ngembayeho neza ngahica kubera ko mumbare mu mijambo icyo kibazo yuko arya ruswa haguruka kirofa gisobanura murakoze n'ubuyobozi hagisobanura oya ceceka uvuze ko arya ruswa wowe bisobanura ko ari ubizi uyu mugore ngena ndi kumwe ngena kirofasi ahantu twari tugiye none twari turi kumwe none dusanga ari ku kabari aravuga ati ngo yewe upime ngo numa ngo nginuza ngakaritiro k'ikigage ngo ngiye ngo ndi bukwemerere munyerondo urangiza wubake nibyo ruswa y'ikigage nibura niyo warya ruswa warya amafaranga afatika mazima nkanjye njya nka 50 bagiye kubaka ariko hirya bintu babizi ko barya amafaranga bari kubaka subona kari gusinzira se subona usubire mu burya amafaranga yewe kuvuga ngo icyo kintu yaravuzeho urya amafaranga abantu bari oya ntabwo ry'amafaranga turazanye ni inshuti yanjye urumva nubwo 50 wowe niyurya ibyo bintu ndabivuze reka rero tuvuge twanzura mu bigaragara icyo mukora ntabwo mukizi yewe nk'umuyobozi w'akagari Deni kanguka guhera uyu munsi inshingano wari ufite urayambuka muyobo nukuri ntago nareka muyobo mbabarira rwose abaturage barankunda bahita bicwa n'inzara muri uyu mudugudu wakongera kubona ukuntu inshingano wari ufite nawe urayambuka usibye nawe uzabaze bakuru bawe uzabaze goronome wawe mwazananye ubaze n'umuyobozi w'akarere
icyo gitekerezo gisubiza aho ukivanye amagara ku kagari bazanye muyobo ibyo byose muri kuvuga bakabaza ari pingu nibamara kukwambika ipingu nawe ubasha kuvuga ayo magambo hano hari umugabo ngo wabonetse muri babandi babaza ibisarya bazana amapingu bazana amapingu muyobo oya umva oya amapingu bazana amapingu oya amapingu oya hakayobora ibyangombwa byabo bari kubaka hongera hano oya bamwita Dino oya Dino n'umugabo bita Cleophas oya umva nibyo abayobozi katwinyangamugayo abangaba barya ruswa bagenda inyangamugayo amapingu haya muyobo mbabarira nuko ntabwo bizongera Cleophas na Dino babaga bafunga ko murya ruswa barayirya mwege mutivugiye mwitangiye ubuhamya barayatuyogoshe n'ubundi hanyuma mwebwe ngarambera de turabeguje umwanya wayoboragamo umugore wawe ndaje kajya kunyara oya kajya kunyara ndaje muyobo nturenga umwirondo ntarenga aho ngaho umva rero muyobo ushatse kuba ko nanjye munyeguje icara babafunge burya ruswa si wari 50,000 umva mubanze mwumve niba mwanyaguze ku buyobozi urukumva abantu bose uhagurutse abayobozi ubabwira nabi kandi nawe mwicare ntabwo ndabasezerera ese Cleophas agiye irambwira dushike yamufashe ngo bamufate umva mufunge rero nk'abagabo kuba mudahembwa ntibitwara ko mugomba kurya abaturage amafaranga muri gukorera igihugu muri abaturage b'igihugu natwe abaturage b'igihugu tugomba gukorera abantu serivisi neza kandi ntabwo twatoza abandi tutayifite isuku rero mwa bantu mwe sibyo ntabwo ndabasezerera icyo twari tugamije twagomba kubanza kwikontorora mbere yuko tugira gute mbere yuko tuyobora abaturage natwe ubwacu tukireba kuko ntabwo ndashaka ko muba sumati mu mutwe ese muravuga ngo ubuyobozi mubunyake uko niko kuba sumati uko bimeze kose umuyobozi mugenzi wanjye icyo yavuze ntabwo ntibivuguruza wowe utegereje imodoka y'akagari y'umurenge aragufunga ntuhaguruka aho ngaho wakiruka se mutari mwanwara uracyafite ikibazo muyobo sheri Deni ceceka